mukurikirane ko dutangiye bagenzi nuko tunatangiye kandi dutangiye dukomeza dutangiranye babiri aho ngabo barimo baresurana kamenya ngo ikintu gice cyayo cya gatandatu tugeze ku gice cya gatandatu kijonjora ngabo abasore uko ari babiri bagiye kumva n'imitsi ni ya mikino yacu yo gukina ndetse no gukirana ngabo ya mikino yo kwesa ndetse no kwesurana uko nako dutangiye murage mureba rero dutangiye gutyo dutangiye babiri abo ngabo barirenga bakitugatuga bakituna dore ngabo ikirejeje ngabo karicaye inotare baryagiye akabuno kicaye hasi ndetse n'umugongo kubura umuntu w'umugabo mu gigenzo akakugarika ubwo kaba kabaye ngabo murage mureba rero dutangiye dutyo ngabo aya oya sha barakubeshye we reka apana wewe apana singera ngabo singe urahagera turahajyana Legacy present the sound video Rebel Epic production there to there Kabion Legacy Media niho wasanga iyi mikino yacu turi gukina iyi mikino turi gukina na bagenzi bacu ni mikino gukina ndetse no gucirana wadusanga kuri Legacy Media there to there Epic production there to there nawe ni hari ndetse na Miguel alongside with Miguel the sound video Rebel there to there ukamenya ngo ninde Epic official nawe ari nayirimo nako ni YouTube channel nayavuze ngo nawe arimo ariko je ntago ndimo da karaga tuza kimigire ntako nifitiye ntago nabasha gukina n'abana taza kunsiga intuzo nta nubwo nabasha gukirana nta gatege nifitiye erega tuba dushaje mama Vincent Mitsindo nabakarimo Vincent Mitsindo nabakarimo nyamazina barayagira kandi ayo ngaho ngo namatagatifu Vincent ngo ni tagatifu hanyuma Mitsindo nayo ni pagani ngabo bana murage mureba rero ko barazanye koko abazanye ibyo bintu barabizanye ibaze ngo Vincent ngo ni tagatifu Mitsindo ngo ni pagani ngo ni umupagani w'umutagatifu ngabo murage mva ku mazina nta nukundi dutangiye nkuko mu Rwanda muruzi nuvuga no igihugu cy'imisozi ndetse n'ibibaya ndetse n'ibiyaga ubwo ni Rwanda rwanyu banyarwanda mudashaka gutembera u Rwanda rwanyu dore ngabo ibaze kura umuntu azaturuka ikantarangiye bigwa azaje gutembera u Rwanda wenyine rutanaruzi kandi rero munyarwanda nyiri u Rwanda mwese rega muri banyiri u Rwanda muri abanyarwanda muri Kanyarwanda gutembera u Rwanda rwanyu dore ngurwo mu rutembere koko kurikira wirebere nta nukundi bagenzi dutangiye dukomeza nongera mabwira ngo iki ni igice cya gatandatu tugezeho muri rya jonjora ryacu ry'imikino ni imikino yo gukina ndetse no gukirana niyo mikino turimo murage mureba dutangiye dutyo ntago duhagaze birarangira bite biraherera hehelelo haya basi mwongera mumenye neza ko imikino imirazanwa hano mu kibuga nande RWC Rwanda Wrestling Championship ariyo mpamvu natwe turi mu majonjoro ubu turi mu cyo bita majonjoro ntago ari amarushanwa ntago aratangira turacyari mu ijonjoro ry'abazaza guhatana imikino ya nyuma Niragire Daniel yagarutsemo Niragire Daniel arirega Dani Niragire ngo umusore arirega we dringa afite utuntu tw'utugongo shaho aya agiye guhura nande rero afite utuntu tw'utugongo umusore araho bagenza rukunegera yubaka dore ngabo ariyubaka afitemo akantu kakapfupfu afitemo utuntu uyo basanga ari n'umuntu uza do asore bakoze umubiri baba barakoze ikintu cyitwa umubiri warangiza ukaza bazana ibintu by'imintuza ngabo Kwizera Steven ariyo abasore barakomeye we ngabo afite imigongo dore umusore ukabyara we afite za biceps dore umusore yaragiye ariyubaka arazirega ariko murambo ariko twakubonye shinyika ngabo iyo twakubonye
agiye kwesurana no bita Kwizera Steven. Reka umubwiriza agira icyo yababwira kuri munota twumve. Abasore baturutse mu ntara zitandukanye baje kwasurana hano i Musanze. Guys, aba basore rero bafashe umwanya uhagije kugira ngo bakore imyitozo, abana bafite chest, bafite ituza, bafite akaboko, bagiye kwesurana. Murakina na undi eshatu, urabona ifite iminota 5, no kuvuga ngo ubwo ni iminota 15. Mwemere gusaba tamoro inshuro zonyine zingahe? Eshatu. Tamoro imwe mu mukino, mwemere kuruka umunota umwe, byose hamwe ni iminota igeze kuri ngahe? Kuri 20. No kuvuga ngo nta gufatana mu bugabo, nta gufatana mu ijosi, ndetse nta no gufatana mu maso. Amanota ari mu bwoko butatu. Hari inota rimwe usohoye umuntu w'ikibuga, amanota 2 yagushije ikibuno, amanota 3 wamugushije hasi akagushije ikibuno n'iki n'umugongo. Aho barabandekeye twatangiye, aho ngaho barabampaye dore ngabo. Daniel na Kwizera Daniel na dore ngabo baraha abasore batangiye bagenze kuyorana, kumbe ababo nta n'imishinyiko bagira, aba nta mishinyiko bagira, ukamenya ngo ikintu igice cya 6 bagenzi cy'amajonjora dore ngabo. Reka da barakubeshye ariko yesi nyange wagiye hanze. Namutaye nabavuze ariko nabivuze namutaye. Dani ngabo Sivu game arena namutaye ariko nyigaranzuye nagutaye. Garuka TV ngabo dore uko byagenze. Haya bongeye basubiramo agenda Dani ndetse na Steve ndetse na Dani. Haya bibiri byamaze kuribwa hariya, arimo arabura ikindi biresurana, ntago kageze hasi nubwo akeguye akabuno kahageze kicara kageze. Umusore wagenze yeguka kuri Santushe, Master Santushe ngabo. Sport game mikino yo kwesa ndetse no kwesurana, gukina ndetse no gukirana dore ngabo. Barakubeshye we waguye hanze. Sora maze bagenze kugira amanota 3 Steve ngabo. Oya twagiye winkoraho ndakuzura jaba tukabuka ngabo kuri cyureberero birarangira bite byo gufatana mu ijosi ndetse n'akananwa ntago birimo. Ukuri n'imikino ariko byo gufatana mu ijosi ndetse n'akananwa ntago byo byemewe aca bari. Steve bari baragenda twara amanota cyane ra. Haya kuba barongeye basubiramo barakubeshye simpagwa, barakubeshye urahaguye tu mwe muri bo. Wagiye imbere ninde? Reka ne musifuzi n'ubire wagiye simibona neza. Hari ukuna amaso dore ngabo yari yakandagiye yagiye kumwigaranzura yagezeyo, n'abarebaga ibirenge yabarebaga. Chungu umuntu sha Dani, chungu umuntu sha Steve dore ngabo, Steve Dani dore ngabo, Fideli Munezero ngabo chungu umuntu sha gacungu umuntu. Amaguru sha mukirema agatege mu birenge sha dore ngabo ngo batsikame sha bakandagire isi sha bayikomeze sha bakandagire isi bayikomeze. Aramuyoya yabanje ndakabone yanzo gashyira hasi. Ongera musubize nta mpamvu ukuyorana nk'imbogo. Musore barahubunda ababona ntagiye kubemera. Hari ukuntu bari kuryoshya umukino, yabonye atsinzwe arangije icyo yakoze niki yanze gushyira akabuno n'umugongo hasi. Areguka kumbura narimo aramubara. Urabona ko ntagezeyo. Ugerayo se uragerayo, barakubeshye urakagezayo ngabo. Abasore baraho kagombaga bagenzi kugerayo, byanga byakunda byange bikunde byanga byakunda kagombaga kugerayo byanga byakunda. Murajye mureba rero kagombaga kugerayo byanga byakunda. Aho ni sawa sha. Mukomereze sha chungu umuntu.
cunga umuntu ushaka nawe araryegukanye. Muhe gira sha muhe ko naza santushe ngiye guhagurutsa sha muhe sha. Abasore bagenzure babiri bombi ubwa ukari babiri bari kumva n'imbaraga. Igiciro gikomeye kandi kitoroshye dore ngabo. Byatangiye bagenzi gutangwa hakurya iriya n'abafana dore ngabo. Gufata akaguru se gufata inuza se kana gufata inuza se gufata akaguru se nawe. Ngabo hasi chini barakubeshe aramushizeyo pe narakubwiye abasore baraho bagenzi baresurana. Abasore baraho baresurana dore ngabo. Birangiye ubundi bita kwese intuzo kwese imihigo dore ngabo. Baresura nabyo ntago ari ibintu by'imikino nta nubwo ari imishigiko dore ngabo. Neza de na undi uri mu rugambariro nibo bonyine uko ari babiri. Haya abaragwa miswi ndakakuroga dore ngabo abaragwa miswi pe abaragwa miswi pe aba baragwa miswi kumbe we kuri gukora habise ntago ndi gukora habi nawe yafasha handi mundeke namwe ndabiyemye aho nkora nawe yakoza handi dore ngabo abuzafata kora habi ukoze mu ntuza biramaze ngabo biramaze nta handi nari gukora biramaze dore ngabo kamye gukina igice cyawe cya gatandatu dore ngabo na majonjo igice cya gatandatu igice cya gatandatu barongera bareguka. Oh nawe ukize undi hasi bose baregukanye. Sore bagenzera ditwaye nota. The other point to the other side. Irindi nota ku rundi ruhande. Mushao drenga. Hainya. Amajwi yatangiye kuba menshi ku marene impande. Amajwi yatangiye kuba menshi ku marene impande. Amajwi yatangiye kuba menshi ku marene impande dore ngabo. Birarangira biterera. Bitaishia wapi? Birarangira bite gute bite. Haya. Abasore bariyo. Abasore bari icyo nakubwira cyo burya ntimuzakine n'abahungu hano hanze bakuza kabiri baragakoreye inyuma y'umujyi. Barateruye ibuye barateruye urutare umusore arateruye itafari arateruye urutare barakoza kabiri yumutse. Turacyari mu ijonjora ngabo turacyari mu ijonjora dore ngabo. Ngibuka neza ku mukino muri muzanirwa na RWC Rwanda Wrestling Championship ikaba itangiye bwa mbere mu mateka. To start by who itangijwe nande? Miguel ndetse na PK Productions. Miguel ndetse na PK Production first in the history we start the game. Dutangiye umukino biswe ngwiki Rwanda Wrestling Championship ngabo. Mwagera mubyibuka ko ibyo bitazugiye bihagarara. Murayisanga he kuri Legacy Media. Barayoranye abasore bari kuyorana batangiye kugenda batinyana mu kuntu basanze umukino utoroshye. Wa mbere yakandagiye hanze. Wakandagiyeyo ntubihakane byemere. Ngo byemere ntubihakane wakandagiyeyo. Yari yagezeyo ubwa mbere. There chini ya ulinzi. Haya. Musore jya umuyora gutya. Yeyora gutya ufate mwerewe. Tumufata mu mavi umukurure mwiyegereza. Bariya bari kubivuga biryo uri murabivuga uri hanze. Ariko iyo batangiye kugera mu kibuga byakomeye. Biryo uri kubivuga uri hanze. Uyu ntago afite abafana kubera ko bagenzi ntago ari hano. Ntago ari umusore wamusanze reka da. Ntago ari umusore wamusanze, ntago ari wahariye hafi. Ntago ari umusore wa Rubavu su wamusanze nuwa kure yaho. Nagusanga yavuye nka za Burera cyangwa handi. Gabo. Haya turagiye.
usunika nde ariko usunika nde agenda wagezeyo banyegesheje imitwe ko nzajya ngusunika ibitugu ngabo ndukanye mukoshe usore bagenzi ramaze kwiga tekinike zo kuzasunika ibitugu yego twagiye bravo yego bravo ngabo imitwe yo kuzajya sunika ibitugu kumbe usunika nde barakubeshya ujyana nde hanze yagezeyo kabaye aho ntacyo kuvuga gisigaye kabaye sore bari urakomeretse katurebe shani ba nta kibazo ugize akuri urwara mu jisho cyangwa bigenze bite bagiye bagenze kureba niba nta kibazo runaka yabagize cyatuma hagarika umukino ariko umusore ati ndacyakomeje urumvaga neza ko umukino ugomba ugakomeza nta mpamvu yo kuranga umukino uhagarare yaragikomeje umukino wari ugikomeje dore ngabo agafilme garacyajyayo birarangira bite biraherera hehe kwa mutwara se yirukanka ku muvuduko kandi oya ariko barakubeshye bana nawe barakubeshye reka usure bagenzi barumva imitsi ukamenya ngo niki dore ngabo barayurana mujyane nanjye mujyane ndamutuga dore ngabo nawe ndamuheza bagiye guhezanya kageze hasi akabona n'umugongo inota buriya riba ryagiye bamaze gutsindwa kuriya ngo umugabo ikintu cya mbere agomba kubanza kurinda naho yicara ndetse nuko yicaza akabuno ke ngabo yicara ate agwa ate umugabo ngo agomba kureba uko ari bugwe abahungu bagenzi batangiye kumva akantu kakanuza dukomeze dukomeze ariko numva narushye mujye kuruhuka tugiye kuruhuka dukomeze yego mujye kuruhuka ngo tujye kuruhuka ngo ariko dukomeze agafilme karacyagiye kurikira urebe rero birarangira bite gute biraherera hehe rero haya ngabo barayorana barayorana yamutaye hanze ariko wakandagiye hasi ninde wamusunitse ariko wakandagiye hanze hasi ni uwamusunitse baragiye kari hanze mukemuramo akaba yabibonye kare burya umuntu uri kubireba ari kukibugana n'undi kukiraba ninde se kandi ubanje ni kimwoka byaramwe musore kuba ari aho batangiye kugenda bisuganya ntacyo ubaye twashyize umusenyi umusenyi urahari agafilime nako urugamba rw'ijonjora ruracyakomeje filime zadutwaye ubwenge uruhu n'uruhande urugamba rw'ijonjora ruracyakomeje turiyo icyo ukamenya bagenzi ngo ni icyiciro cya gatandatu cy'ijonjora igice cya gatandatu cy'ijonjora mu basore bari bitabiriye umukino wa mbere first game muri RWC Rwanda Wrestling Championship ntabwo agezeyo baratugana undi atuga undi barasunikana undi asunika undi barasunikana umwe arahagarara akashyira hasi shyira hasi ukamenya ngo umukino umunazanwa nande fast in the history bwa mbere amateka Peak Production ndetse na Miguel irimo iraturuka RWC Rwanda Wrestling Championship for the first time in the history bwa mbere amateka turiyo umenya ngo iyi mikino yose urayicaho hehe kuri Legacy Media YouTube channel ni imikino y'ijonjora bwa mbere na mbere turakomeza turaruhuka yaba ntago bashaka kuruhuka bashaka no kuruhuka ntago bashaka kuruhuka kubera ko abasore bashaka kumvana imbaraga mpaka mwe muri babwiye nditi nakunokinze oya ndacyari mu mubare uracyarimo ndaho gukura murabekera ubusa barakubekere kare gushitanda ariko urimo urashita ushitanda ariko wowe urashita urakandagirayo haya bagiye muri katamoro kandi ku munota umwe n'umwe dusanzwe tumenyereye bagombaga kuruka kuko byagaragaraga ko bamaze kunanirwa ibyo ntibyagaragaraga amaso ndetse n'abandi bantu bose na rubanda bari batumiwe aho ngaho nanjye nzajyamo nako uriya mugabo arakomeye yagukomeranye sha ariko ndamuha humura
ndamuhuriya ntago yabasha kunyisura ndamwisa kwesa no kwesurana kurikira wirebere rero birarangira bite biraherera hehelelo haya ngabo mikino bagenzi yakomeje gukomeza kugenda ijya mbere haya ngabo birarangira bite biraherera hehe nawe wariye ukamenya ngo iki ni icyiciro cya gatandatu bagenzi cy'amarushanwa turimo nako cy'amajonjora turimo turacyari majonjora amarushanwa ntago turayatangira turacyari majonjora abana turacyarimo turajonjora ni bande bazakomeza amarushanwa y'imikino ikomeye ntago turatangira amarushanwa twebwe reka turacyari mu ijonjora turacyari mu ijonjora dore ngabo turacyari mu ijonjora waguyeyo ibyo wigira byose urahagera wagezeyo gute se utabyemera wagezeyo bwa mbere wanakubonye ugerayo ibyo kwiyeguza ntuzareka byo kongera guhaguruka kuri santushe byaramareshya mugeni byatangiye gushira oya winkoraho nakubonye imitwe irimo urampinda urimo urashaka kunkoraho ngaho kora n'umukino w'amahoro ni ukumvana imitsi ku basore bafite bubatse akanyama kabo dore ngabo hajya byarambaranye birambarana nta na kimwe kiragerayo indagezeyo banagejejeyo inda twabonye imikamba y'inda irimo irakorayo imikamba nayo turayibarira imikamba imikamba y'inda mwongere twagiye imikamba yabonye igerayo haya birarangira bite birarangira bitera imikamba y'inda twabonye igerayo ngabo bararebana bagenzi abasore batangiye gutinyana babaye nk'isake zirimo zirashondana gufata amapataro ntago birimo sawa munagesha oya muretse gato yo gufatana amakabutura ntago birimo ahangaha ntago ingiri ntuzi ntago turi muri kaci iyi ni imikino yo gukina ndetse no gukirana ni wrestling ngabo haya n'umubiri ku mubiri n'imbaraga ku mbaraga no kumva uramuka usunitse uramutse uhirika uramutse ukuri uramutse ushite ibyo birakureba sawa aho ngaho sawa rwose uyu mukino wo murawusubirayo yageze rega wikirirwa wigora ese kumutsindagira hasi ngo bigende bite yamaze kugera twabibonye ko yagezeyo mwikura rwose muhangana imikino yanyu niko bigaragara ikamba kubita umukino rero uyu mukino mbahaye uyu mukino umwe mu gice cya gatandatu bagenzi abasore bahuye abasore bumutse abasore barumutse byo abasore barumutse ariko batangiye bagenzi gutinyana bari kurebana nk'isake zenda gushondana bari batangiye bagenzi gutinyana bari kurebana nk'isake zenda gushondana kumbe ntago namufashe muragiye mureba dore uko yamfashe kandi urimo uramuniga yo gufatana gutya imitwe ntago birimo tuzareba uko umukino uzagaruka nyuma ibyo gufatana munigana ntago birimo haya hayinya bantu muragiye mureba rero twongere duhanere ga witinya turacyari kumwe kubera ko byanga bikunda turacyari kumwe kurikira urebe rero biraherera kuyorana gutyo nawe nanyiyakirega yiza nyipfushaho ngabo namutaye yiza nyipfusha azana ijosi ngo ndifate ngo mumare amanota nanyiyake none se yaje hano kugira ngo anyipfusheho dore ngabo
ngo yizanye ipfushaho nayo nanyiyeke. Iyi mikino bagenzi yakomeje gukomera, muragiye mureba rero. Imikino ndakeka tuyishoje, turayishoje, nahaguruke turayishoje rwose, tureka tuyisoreze hano. Bagiye kubarisha amanota, hari uko bagendaga babara amanota, ravivura agiye kuza kubabwira. Nongera babwira ngo imikino yacu iracyakomeza, iri ni ijonjora, kikaba ari igice cya 6 cy'ijonjora. No mukino wa 6 mu gice cya mbere cy'ijonjora, dore ngabo. Yaha. Sha naye ndagufana mwana, nubwo twahanganye ariko haraho bagenda gundusha gato ariko twendaga kunganya pe. Abo rwose baduhaye umukino wa 6 mu gice cya 6 cy'ijonjora, mu mukino wa 6 igice cya mbere cy'ijonjora. None turi kumwe, reka twumve nawe ubwawe icyo bivugira, ndetse hamwe na harigizwe twande bro yitwa Kwizera Steven. Uyu munsi bagize gutya baresurana, barakupitana byatari, baraterura n'abatimbara hasi. Man, ubonaga ari abahungu bafite imbaraga kabisa, bari muri match, ubona bafite imyuka. Reka dutangire ku ruhande rw'ibumoso, turi kumwe na Daniel. Ese uyu munsi match yari imeze ute? Match y'uyu munsi yari ikomeye cyane, kandi byananshimishije cyane kuba twageze mu akarere ka Musanze. Ibintu byiza cyane kandi tugomba kwishimira. Umukino ntabwo ari umukino mubi, ntabwo ari umukino wo kwangirizanya, ni umukino w'urukundo ndetse n'ubumwe wo guhuza n'abantu bose bumva ko bashoboye kuba bawukina, ntabwo tubabujije. Nishimiye rero umusore twahuye hariya, twakinnye mu rukundo ndetse no bumwe, ageraho kunsinda, ari njye wanamutoje, ni mu bantu bamutoje. Yarishimye cyane. Daniel, ubona uyu mukino ari umukino utanga icyizere cyo ko wahindura ubuzima bw'abantu? Uyu mukino wahindura byinshi cyane kuri njye, kugira kaba nagira ku rwego abantu benshi badakeka, kuko uyu mukino nyine ubu hanze ndetse wanahozeho ku bwami bwacu, kuri gakondo yacu yahozeho. Niyo mpamvu nyine shishikariza abantu bose bumva ko babishaka ko babishyiramo umuhate. Ababikeneye ndagira mbabwire ko ahantu hose muri mu turere tw'iwanyu tuzabageraho, mu mirenge, mu turere ndetse no mu tugari tuzabageraho, ndetse no mu midugudu ye tuzabageraho. Ndi kumwe n'uwo bita Steven. Ukamenya ngo ni RWC Rwanda Wrestling Championship. Umukino Steven ni first in the history to be brought by Miguel and Pika Production, there to there. Babwira ngo iyi mikino yose murayina muyikurikira kuri Legacy Media. Kwitwaramo neza kandi twakompise neza kabisa, turi kubishimira Imana. Ukimara kubona ko ugiye gukina n'umusore waturutse Rusizi, wiyumvisha ute? Numvaga nyine ko ari ibintu bikaze, ari byadanje ku buryo natekereje naho nyine numvaga nta kintu ndi bukore, ariko nyine nabigezemo mbona nta birenze. Ni ibintu byiza kabisa, byahise bimutiva kumva ko ari ibintu ngomba kwisangamo igihe cyose, nkabishiramo imbaraga kabisa. Steven, ubona uyu mukino ari umukino waguhindurira ubuzima? Uyu mukino ndabona ari umukino wampindurira ubuzima, bitewe n'uko nyine umukino bigaragara nk'uko abafana bibahari, ari umukino waza ugakundwa n'abantu kabisa, kandi hari abafana n'abakinnyi ibintu birakunda kabisa. Nanone reka nsoze mbashimira. Reka natwe dusoze umukino, ngira mbibutsa neza ko dukomeje kugenda kandi ntabwo turahagarara, turacyari mu ijonjora. Iki ni icyiciro cya mbere cy'ijonjora, akaba ari umukino wa 6, tugiye gukora ku mukino wa 7.